urabona satani agenda zimeze nka za strategy za Yezebeli, aho Bibiliya ivuga ngo yicaga abahanuzi b'Uwiteka. Uwo mwuka ugenda wica abo bakozi b'Uwiteka, ku buryo rero baba bariho bakaba barahari, ariko mu by'ukuri uwo muvuduko warahagaze, kwa kwitanga kwarahagaze, ahubwo nabo baratangiye kureba ku by'isi cyane, bakareba ku bukene buhari, nabo bakareba kugira ngo nabo birukanke ku muvuduko w'iterambere kuruta kwirukanka ku muvuduko wo kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kubwirizwa, aho kugira ngo bashobore gutera umugongo ibiri inyuma, kugira ngo bashobore gusingira ibyo Kristo yasingiririye. Ugasanga rero abantu bose bagiye muri move mu murongo umwe, wa murongo umwe wo kuba abahinzi kurusha kuba abarwanyi, kubera yuko umwanzi yabasigiye ibikoresho by'ubuhinzi gusa aribyo bafite. Imana idufashe cyane kugira ngo byumvikane hari mu matwi yacu, yenda hashobore kugira ikintu cyahinduka mu buzima bwacu. Aba bacuzi b'intwaro Imana itubwira ni ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Ingabire Clemence, ikiganiro ni cya kindi. Ndabashimiye rero ko twongeye kubonana muri iki kiganiro. Imana ibaho umugisha. Ushobora kwibutsa mugenzi wawe hanyuma tukabana muri iki kiganiro. Imana ibaho umugisha. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo tuyikomeze kuyinginga, kugira ngo ikomeze kubana natwe. Mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo duciye bugufi cyane kano kanya, mutabazi mwiza, kugira ngo tugusabe ko ukomeza kuturengera Mwami, kugira ngo utubere inkomezi, kugira ngo tugoteye imbere n'inyuma, kugira ngo marayika wawe abambisha amahema iruhande rw'ubugingo bwacu wadukize mu izina rya Yesu. Kandi Mwami turagusaba ubwo tuje kumva ijambo ryawe, kugira ngo ufungure amatwi yacu kumva, ufungure imitima yacu gusobanukirwa Mwami, kumenya, kugira ngo dushobore kuba ubutaka bwiza bwa wundi wavuze ngo ubwiza bwashoboye kwera imbuto ngo nabumva ijambo bakarimenya. Rero duhe kumva tumenye, kugira ngo twere kuri 30, 60 ndetse n'100 mu izina rya Yesu, amen. Nari nkibashimira murakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Turacyakomeje, twarangije kubirebana n'intwaro za ntwaro zirindwi, intwaro z'Imana, izo Paul abwira itorero ko rigomba kuba ryambaye izo ntwaro ko ari zirindwi, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kugira ngo dushobore kurwana intambara z'umwuka, kuko abo dukirana nabo hari abanyabutware n'abanyabushobozi n'imyuka mibi ikorera mu kirere, n'ikorera mu batumvira Imana, n'ikorera muri iyi si y'umwijima. Hanyuma intambara zacu zikaba atari iz'umubiri ahubwo ari iz'umwuka. Hanyuma rero akavuga ati ushobora guhagarara adatsinzwe n'uwambaye izo ntwaro zose z'umwuka. Twarazivuze rero, twazizeho mu buryo burambuye, ntabwo ari zo ndimo nsubiraho kuko twarazize. Ndimo ndagira gute, ndavuga gute, ni nko gusigiriza ku nyigisho twize mu murongo umwe urebana n'intwaro. Nshaka n'utundi tuntu kongera nanone kugira ngo bikomeze byumvikane cyane mu matwi yacu. Nibyo dukomejeho. Hanyuma icyo ngiye kwigishaho uyu munsi ni interuro y'isomo ryacu uyu munsi, ni kuvuga gukena intwaro. Ni cyanditswe, turakoresha passage imwe iri muri Samuel wa mbere igice cya 13. Turasoma duhere ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 23. Ni cyanditswe gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Umurongo wa 19 dukomeze turageza kuri 23. Haravuga ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Mwabyumvise ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu.
20. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'Imikimashi. Ni ukuvuga hari uriya murongo ubanza kugeza kuri uwa 22 niho h'ingenzi cyane. Uwa 22 barangije bavuga ngo nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bari babyitwaje. Ni passage ibabaje cyane yerekana ukuntu Abafilisitiya bari barakenetse, reka mvuge gutyo, bari barakenetse Abisirayeli cyane kuri uru rwego. Ariko kugira ngo babone uko babakeneka ni ukuvuga ngo barabarwanyije baratsinze, noneho babigira imitwe, babigira strategy babigiye iba niyo kugira ngo babakuremo intwaro zose zishobora kurwana, basigare nta ntwaro bafite. Hanyuma kandi kugira ngo hatazagira n'uzatekereza kuzacura intwaro nyuma, babakuramo n'abantu bose b'abacuzi, abantu bose bazi gucura. Niba barabishe, niba barabanyaze bakabajyana i Bufilisitiya ntabwo mbizi, ariko ni ukuvuga ngo nta mucuzi w'intwaro wari uri mu Bwisirayeli. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu n'ityazo, nta n'ityazo bari bafite yo gutyaza icyo baba basigaranye kindi cyo gukoresha. Ni ukuvuga ngo inkota n'uwaba yarayihishe yari adafite ityazo ryo kurityazaho. Noneho ibintu basize bavuze ibyo bagiye basigaza, babasigarije ibikoresho by'ubuhinzi kuko bari babakeneyeho iterambere naryo ritari ry'Abisirayeli, ryabaga ari iterambere ry'Abafilisitiya kuko ibyo bezaga kwari kugira ngo bahinge. Ariko urumva uhinze udashobora kurinda umusaruro wawe, n'ubundi nyine umwanzi wawe azaza hariya azabitware. Ntabwo ari ubwa mbere, ni ukuvuga ngo tubizi kuva kera, nko ku gihe urebye nko ku gihe cya Gideyoni nabwo icyo gihe bari baraneshejwe n'Abamidiyani nabwo icyo gihe Abisirayeli barahingaga, barakoraga, bari barabasigiye ubushobozi bwo gukora, ariko ibyo bakoze byose Abamidiyani bakaza bakabitwara. Niyo mpamvu ubona igihe marayika yari agiye kureba Gideyoni, Imana imuha misiyo yo kubohora ubwoko bwe, ngo yari mase kuringano agiye kuzihisha Abamidiyani kuko bazaga kuzitwara. Rero aba nabo Abafilisitiya muri iki gihe cya Sawuli bari barasigiye Israel, bari barabasigiye mu bikoresho, bari barabasigiye ibikoresho by'ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo harimo uruhabuzo, harimo isuka, harimo intorezo, nibyo twita ishoka, harimo umuhoro, harimo ingobe, harimo ibihosho. Ibyo nibyo bari barabasigiye, n'amatyazo yazo yo barayabaha. Ariko ibindi byose byasabaga ngo ujye gutyaza mu Bufilisitiya niho ityazo ryari riri, kandi n'inkota nta handi wari buyikure. N'inkota n'ingabo, ni ukuvuga ngo intwaro yose yo kurwana no kwirwanaho, ibyo byose ni mu Bufilisitiya kuko nta ntwaro mu Isirayeli, nta mucuzi wazo uhari, nta n'ityazo rihari. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo babakoze. Murumva ko Isirayeli yari muri situation iteye ubwoba, biza kugera igihe giteye ubwoba. Rero umunsi w'urugamba, ni ukuvuga ngo babaho muri ubu buzima, biza kugera igihe umunsi w'urugamba, aho Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 22 kuri ya gice cya Samweli wa mbere twarimo dusoma, igice cya Samweli wa mbere igice cya 13, havuga ngo nicyo gituma ku munsi w'intambara ngo mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ngo ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bari babyitwaje. Iyo usomye ibice bibanza haruguru, abantu bari kumwe na Sawuli bari abantu 600, nibo bari kumwe bategereje bakambitse biteguye kujya kurwana n'Abafilisitiya.
ariko noneho nubwo bagiye kwitegura kurwana, urumva ubundi nta nubwo urugamba rwa kabiri rujyaho abantu 600 mu Bisirayeli bose, kuko iyo ukomeje hirya igihe usomye inkuru yose kugira ngo uyimenye aho Imana yari itabaye Yonatani imuhaye ubutsinzi, abandi Bisirayeli bari baritsimbye mu myobo, bahise bavamo bakurikirana Abafilisitiya. Kuvuga ngo abantu bari banze kuza gutabara kubera ko babonaga nta mpamvu yo gutabara, kuko bari bazi ko ari ugutsindwa kuko nta n'intwaro bafite. Noneho aba 600 baba bizeye ko Imana ishobora kubaha ubutsinzi, baraza bari kumwe na Sawuli, ariko noneho nabo baje imbokoboko, nta nkota, nta mucumu, nta muheto, nta mwambi, nta ngabo, nta kintu bafite. Ni ukuvuga ngo bari imbokoboko, nibo baje kurwana. Umuntu wari ufite intwaro n'abantu babiri, ni ukuvuga ngo ni Sawuli hamwe n'umuhungu we Yonatani. Murumva ko yari situation iri critique, byari ibintu biteye ubwoba cyane icyo gihe kuri iki gihe cya Sawuli. Ariko ntabwo ariho honyine tubibona. Ubona ko no mu gihe cy'abacamanza, ku gihe cya Debora, naho Bibiliya irabitubwira nabwo igikuntu abanzi babo nabo bari bagize. Ni ukuvuga ngo biri muri strategy y'umwanzi kugira ngo abuze uwo yatsinze gucura intwaro mu buryo bwo kugira ngo amenye ko yamunesheje burundu, nta hangana rindi rizongera gukurikira. Rero mu bacamanza iyo somye nko ku gice cya 5, ugasoma uhereye ku murongo wa 7 uheza kwa 8, ushatse wahera kwa 6 wowe, umurongo wa 7 nawe usomye juste kugira ngo bikorohereze kubyumva. Ariko nshaka no wa 8 haravuga ngo abatwari b'Abisirayeli ngo bari baracitse intege. Urumva bari baranyazwe, bari baratsinzwe, hanyuma bacika intege. Ubu ni muri ya ndirimbo ya Debora bavuga ngo kugeza ubwo jewe Debora nahagurutse ngo mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisirayeli. Hanyuma noneho muri kwa gucika intege kwabo rero akomeza bivuga kuri uyu murongo wa 8, akavuga ngo bishakira Imana nshya. Ni ukuvuga ngo bari baratangiye guhinyura ubushobozi bw'Imana yabo, batangira gushaka Imana nshya. Muri uko gushaka rero Imana nshya, ngo intambara ngo zihera ko zugariza amarembo yabo. Urumva uko bashatse Imana nshya, baracitse intege, hanyuma niko umwanzi yabanesheje, yugariza amarembo yabo, aba yarabagose mu buryo bwose, igihe cyose ntibashobora kumunesha. Noneho arakomeza avuga kuri uyu murongo wa 8 ngo nta ngabo habe n'icumu byari bikiboneka. Donc nta ngabo habe n'icumu byari bikiboneka. Urumva ko nabo bari barabakoze ibingibi, bari barabambuye intwaro, babambura abacuzi, byose byari byaragiye. Nta ngabo nta n'icumu byari bikiboneka, ngo mu ngabo inzovu enye z'Abisirayeli. Inzovu enye ni 40,000. Nimutekereze namwe 40,000 byose bigiye kurwana, bitagira ingabo, bitagira icumu, bihagaze imbokoboko, bigiye kurwana n'abantu bafite intwaro. Urumva icyo gihe nabwo byari bikomeye. Ni Imana yonyine yatabaye, ariko Isirayeli yari yarakennye intwaro, nabwo bari bari muri situation iri critique. Iyo usebye no mu gihe cya Yeremiya, igihe nanone igihe i Babuloni batangiraga kubatera, no kuvuga murabizi ko i Babuloni bateye inshuro 3. Inshuro ya nyuma akaba ari bwo banyaga Yuda burundu. Mwibuke Israeli icyo gihe bari baramaze gucikamo ibice bibiri, hari igice cy'amajyaruguru n'igice cy'amajyepfo. Igice cy'amajyaruguru ari gifite umujyi mukuru Samariya, iki gice cy'amajyepfo kigizwe n'imiryango 2 ya Yuda na Benyamini, gifite umujyi mukuru Yerusalemu. Abo bakitwa Abayuda, akaba ari bo banyazwe bajyanwe i Babuloni. Bo mu majyaruguru bo bari baragiye muri Ashuri kera, bari baragiye mbere, baranyazwe nabo. Hanyuma iki gihe rero Babuloni ijya gutera Yuda, mwibuke yarabanje itera mbere na mbere ku ngoma ya Yehoyakimu. Hanyuma Yehoyakimu muri icyo gihe banateye baragose arapfa. Umwana we Yekoniya afata Yehoyakini ahita afata ingoma, ariko afashe ingoma bahita bamunyaga. Niko bahise banyaga
banyaga kunyaga kwa mbere, banyaga mu Isirayeli, banyaga ibintu byiza by'ingenzi, hanyuma barangije basigayo nyirarume w'uyu mwana cyangwa se umuvandimwe wa Yehoyakimu witwaga Mataniya, ari we umwami w'i Babuloni yaje kwita Sedekiya, ari nawe wa nyuma, niwe mutegetsi wa nyuma wategetse igihe banyagwaga batwarwa i Babuloni. Izo nkuru murazizi ntabwo nzitindaho. Rero igihe rero banyagaga kuri iki gihe cya Yehoyakimu, ni ukuvuga ngo Yehoyakimu amaze gupfa, ahangaha wabisoma nko mu Bami ba kabiri igice cya 24 umurongo wa 14, aho Bibiliya bivuga uburyo umwami w'i Babuloni ngo ajyana ab'i Yerusalemu bose ari imbohe, hamwe n'ibikomangoma n'abanyambaraga bose b'intwari, ngo imbohe zose zari inzovu imwe, ni ukuvuga ngo bari 10,000 imbohe zose, hamwe n'abanyabukorikori n'abahanga n'abacuzi. Urumva nabwo umwami w'i Babuloni icyakoze atwaye abacuzi, arabatwaye kugira ngo abantu bari busigare batazasigara bacura intwaro. Reka ndangize no murongo, haravuga ngo nta wasigaye keretse abatindi hanyuma y'abandi bo muri icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo nabwo igihe yanyaze kuri iyi akatwara Yehoyakimu agasiga uyu nguyu Mataniya ari we Sedekiya, nabwo yanyaze. Ni ukuvuga ngo babatwaye abanyabwenge, nibwo batwaye ba Daniyeli, batwara abanyabwenge, batwaye ibikomangoma byose barabatwaye, noneho basiga abatindi bo kubahingira, noneho kugira ngo bazabe abasibariterine babo igihe cyose, cyangwa bababera abagaragu ibihe byose, kubera yuko abo basize nta mikoro, nta bushobozi na buto bafite bwo kwirwanaho bafite. Urumva n'abacuzi bari babatwaye. Rero urumva ko ari strategy y'umwanzi igihe cyose, iyo yanesheje kugira ngo amenye ko insinzi azayihorana, nuko amenya yuko yakwambuye intwaro wari ufite, yakunyaza ubushobozi bwo gucacura izindi, hanyuma kandi akamekinga shuwa ko nta no gutyaza guhari, kugira ngo niba hari akantu n'akandi wihishiye gutyaza bibe bitagishobotse, bibe bigimbye bitagishoboka, kugira ngo habe nta kizashoboka. Hanyuma gusa akagusigira iby'iterambere kugira ngo umuteze imbere, akaba ari ibyo ngibyo agusigira, ariko ibyo kurwana bikaba byo arabihagaritse. Voilà. Narindimo nsobanura gusa uko byanditswe gutya muri Bibiliya mu buryo buri literal, ariko reka turebe mu mwuka icyo bushaka gusobanura, kuko igihe cyose ibyanditswe muri Bibiliya turabizi neza yuko biba bifite imvugo yindi iziguye bishaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo dusobanuza Bibiliya iyindi, haba hari indi mirongo igenda ibisobanura kugira ngo tubone uko tubyumva neza. Okay. Dukurikije, reka ndebe ukuntu mbivuga kugira ngo bishobore kumvikana. Reka twibuke Imana niyo mucuzi w'ubugingo bwacu. Imana niyo iducura, tujya turirimba indirimbo ngo Mana ndondora umenye, ngo uncure inkamba zimvemo untunganye. Rero Imana niyo iducura, niyo iduhinduramo ibikoresho yifuza. Ntabwo ndimo mbivuga nkurikije indirimbo, ahubwo ni nako Imana yabwiye Yeremiya igihe ubwo iyo ikoresheje urugero rw'umubumbyi, ivuga ko ariyo idufasona ikadutunganya. Ariko dushobora no kwifashisha umurongo umwe hano kugira ngo tubone uko tubyumva, aho ivuga ko ijambo ryayo ari umuriro, hanyuma ikongera kandi ikavuga ko ijambo ryayo nanone ari inyundo. Ni ukuvuga ngo ari inyundo y'umucuzi ushobora gucura, kugira ngo tubone uko tubyumva muri ya metode y'Imana yo kugira ngo dutunganye. Ni ukuvuga, reka turebe muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 29, haravuga ngo kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Tuzi umucuzi uko ajya bigenza. Ni ukuvuga ngo afite ikintu, ngiye kucyita nk'ikintu cy'ikimeza ariko gikomeye cyane, cy'icyuma gikomeye. Icyo ngicyo rero cyanywa umuriro cyangwa nk'urutare, nicyo kiba gifite umuriro cyatsa cyatukuye, hanyuma akacana n'ikintu ashaka gucura nacyo kigatukura, noneho akazana indi nyundo akagihonda, akagiha forume mu buryo yifuza.
noneho rero Imana nayo irimo iraducura, ishaka kuduhinduramo ibikoresho yifuza uko tumera. rero Imana iraducura, ariko iducurisha iki? Imaze kutubwira yuko umuriro niyo ni ijambo rye, ni ukuvuga ngo uwo muriro uratucanira, hanyuma wamara kuducanira kandi nanone iryo jambo nanone amemuta rigahinduka marto, naryo ubwaryo rikaduhonda, rikaduha forume Imana yifuza. Nguko rero uko Imana ikora akazi kayo kugira ngo ishobore kudutunganya, iduhindure abantu bameze nk'uko ibishaka. Voilà. Okay, reka mbanze nongere nibutse gatoya duse nk'abasubira inyuma. Nimwibuke hariya mu Isirayeli kugira ngo umwanzi amenye yuko yabashoboye kuri iki gihe cya Sawuli, muri ya passage twifashishije, yarabanje abambura intwaro, abambura intwaro zose, ni ukuvuga ngo abambura icumu, abambura abambura intwaro donc bifashishaga. Nimwibuke Bibiliya itubwira, tubaze iminsi twiga intwaro, ntabwo biri butugore kugira ngo tubyumve, ariko twibuka iza ntwaro zose zishingiye ku ijambo ry'Imana, kuko agakiza tukamenya, ni ukuvuga ngo twizera kubwo kumva kandi kumva ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo gukiranuka kumva ubutumwa bwiza, ni ukuvuga ngo za ntwaro zose zishingiye mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana, niyo mpamvu byose ariho bizingiye. None rero duse nk'abakora reference, twibuke nko ku gihe cya aho Imana ivuga ngo ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume mbere yuko batwarwaho isanduku y'Imana inyagwa, ibintu bikadogera ikajya mu Bafilisitiya, murabyibuka, n'ubutambyi bugahanguka. Ubutambyi bwari buhari bwa murabyibuka. Donc ni ukuvuga ngo icyo gihe habanje ko ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume. Imana ibivuga kenshi, yivuga ngo izateza ngo abantu ngo inzara ngo n'inyota bizaba atari y'ibyo kurya, ngo ahubwo bizaba ari iby'ijambo ry'Imana. Urumva aho ngaho rero ni muri bwa bukene, ubwo bukene buzanwa nuko abantu bimuye Imana, hanyuma umwanzi agashobora kubiba izo ntwaro zabo, bakaba nta ntwaro bagifite zo kurwanisha, nta bumenyi bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana bahagazemo kugira ngo bashobore guhagarara bari kuri intwaro zabo, mu mitekerereze yabo, mu myibwirire yabo, intwaro ziba zirimo kugira ngo bavuguruze ibyo Satani ateresha byose. Mwibuke ko intwaro muri umwami Yesu kugira ngo arwane, ni ukuvuga ngo nuko umwanzi yazanaga igitekerezo, icyazanye cyose Yesu akamubwira ngo handitswe ngo, ni ukuvuga ngo izo ntwaro tugomba kuba tuzifite kugira ngo tuvuguruze imitekerereze yose itandukanye n'ijambo ry'Imana izukuka muri twe, ari nayo ijya ibyara, kuko tubanza gutekereza tukabona gukora, ari nayo ijya ibyara ko dukora ibihabanye n'ijambo ry'Imana. Rero iyo mwanzi aje akanyaga izo ntwaro, rero akanyaga uko kuri kw'ijambo ry'Imana muri wowe, basi usigara utekereza nk'uko wishakiye, ukibwira uko wishakiye, isiga kuyobora uko ushaka, n'abantu bakakubwira uko bashaka, uko bagutekereza, nawe ukayoboka ugakora nk'ibyo bashaka. Uko rero niko umwanzi abyifuza kugira ngo abantu babe badafite intwaro. Mubyibuke, ni ukuvuga ngo duse nk'ababireba muri iki gihe, umwanzi ikindi icyo yabasigiye kiriya gihe, mu gihe cya Sawuli yabasigiye ibikoresho by'iterambere, nibyo yabasigiye, ni ukuvuga ngo iby'ubuhinzi kugira ngo bakore. None nimurebe uyu munsi abantu uburyo ibikoresho by'iterambere, ni ukuvuga ngo ibirebana n'iterambere, ibibateza imbere, ibyo ngibyo ntabwo Satani arimo abikoraho, byo ntabwo abikoraho, ahubwo biriyongera cyane, iterambere ririyongera cyane, umuvuduko waryo uriyongera cyane, birarushaho kuryoha, isi irarushaho kuryoha cyane no kuba nziza kurushaho mu iterambere, irirukanka ku muvuduko ukomeye. Ariko ku by'umwuka, iby'umwuka byo birimo birasigara inyuma, ibyo kumenya ijambo ry'Imana byo birahinduka ibiturage, birahinduka nk'ubujiji, birahinduka nk'abantu babaye aliyene bari inyuma. Ni ukuvuga ngo ku buryo rero
harimo desekiribure hariya. Urabona ko ari ya sitarateji y'umwanzi ibasigira amasuka, ikabasigira intorezo, ikabasigira ibikoresho by'ubuhinzi babahingire kugira ngo bahinge ariko bananirwe kurwana. Iyo ni sitarateji y'umwanzi yo kugira ngo ananize ubwoko bw'Imana. Reka tugene kuri iya kabiri. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kubambura intwaro, ikindi yakoze ni ukubambura abacuzi, abantu bashobora kubacurira intwaro, nabo arababaka, nabo baragenda. Ni ukuvuga ngo eyiza barabishe, ntabwo Bibiliya ntabwo yatubwiye aho babashyize, niba barabishe cyangwa niba bari barabatwaye mu Bufilisitiya, ariko gusa nta bari mu Isirayeli, nta muntu wari uhari wo gucura intwaro. Ni ukuvuga ngo abacuzi b'intwaro ni bande? Reka duse nanone nabyo tubitse nk'abasonda dukoresheje Bibiliya. Abacuzi b'intwaro ni bande? Ni abakozi b'Imana ba nyabo, ni abakozi b'Imana nyakuri bashobora gucanira wa muriro w'umwuka wera, wa muriro bagacanira umuriro w'ububyutse mu mitima y'abumva ubutumwa bwiza, kubwo kubaha Imana kwabo, kubwo kubwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana, no kubwo gusenga, no kubwo kwitanga rwose. Hanyuma uwo muriro w'ubutumwa bwiza ukaka, uwo muriro w'ububyutse uzanwa n'ubutumwa bwiza ukaka mu mitima y'abumva. Hanyuma rero abo ngabo nibo babacuzi bashobora gucura za ntwaro. Ni ukuvuga ngo bacura intwaro mu mitima y'abumva, bagatuma abumva ubutumwa bwiza, abumva abareba ubuzima bwabo, temonyaje y'ubuzima bwabo, ubuhamya bw'ubuzima bwabo babamo, nabo bashobora kuba barwanya nyakuri. Ni ukuvuga ngo ugahinduka intwaro iri mu kiganza cy'Uwiteka, Uwiteka akoresha. Rero aba bacuzi ni abakozi b'Imana. Nabo rero urabona Satani agenda zimeze nka za sitarateji za Yezebeli, aho Bibiliya ivuga ngo yicaga abahanuzi b'Uwiteka. Uwo mwuka ugenda wica abo bakozi b'Uwiteka, ku buryo rero baba bariho bakaba barahari, ariko mu by'ukuri uwo muvuduko warahagaze, kwa kwitanga kwarahagaze. Ahubwo nabo baratangiye kureba ku by'isi cyane, bakareba ku bukene buhari, nabo bakareba kugira ngo nabo birukanke ku muvuduko w'iterambere kuruta kwirukanka ku muvuduko wo kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kubwirizwa, aho kugira ngo bashobore gutera umugongo ibiri inyuma, kugira ngo bashobore gusingira ibyo Kristo yasingiririye. Ugasanga rero abantu bose bagiye muri move mu murongo umwe, wa murongo umwe wo kuba abahinzi kurusha kuba abarwanyi, kubera yuko umwanzi yabasigiye ibikoresho by'ubuhinzi gusa aribyo bafite. Imana idufashe cyane kugira ngo byumvikane hari mu matwi yacu, yenda hashobora kugira ikintu cyahinduka mu buzima bwacu. Aba bacuzi b'intwaro Imana itubwira niba abakozi b'Imana bashobora kugira autorite, bashobora kugira ubutware bwo kubwiriza ukuri k'ubutumwa bwiza, kugira ngo bashepinge umutima wawe, banganyeho amahage, bakatakate biriya bintu byose byo muri we, babwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana, bwo kureka ibyaha, bwo kwanga isi, bwo guhindukirira Imana. Bashobora kubwiriza bene ubwo butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo abo ngabo rero ni abacuzi bashobora gushepinga abantu. Imana idufashe kugira ngo dushobore kubyumva. Reka tugere kuri iyi point ya gatatu, naho aho Bibiliya itubwira ngo bari baranyaze mu Bisirayeli, babanyaga amatyazo, nta tyazo bari bafite. Bibiliya ifite naho irabivuga. Reka ndebe passage, reka turebe hamwe muri Proverbe, mu Migani igice cya 27. Imigani, reka ndebe Imigani 27. Migani 27 umurongo waho wa 17 nahageze. Reka dusome. Haravuga ngo uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Ni ukuvuga ngo ityazo ni ukuvuga ngo ni icyuma gityaza ikindi, nicyo tyazo uzana icyuma
ya ntwaro yawe ukaza kuyityaza ku cyuma. None Imana iravuze ati rero burya nubwo ntabwo ufite nakoraga reference ku byuma, nakoraga reference ku bantu. Uko mubona icyuma kigira gutya kigatyaza ikindi, niko umuntu atyaza mugenzi we. Ni ukuvuga ngo mugenzi we nawe burya umuntu ni icyuma, umuntu burya mu mvugo y'Imana umuntu ni icyuma, hanyuma icyo cyuma kikaba kiri butyaza ikindi. Okay, voilà. Reka tubanze turebe icyo Imana yabishaka kuvuga. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ni intwaro ityaye amugi yombi. Ijambo ry'Imana rero uko abantu batyaza, umuntu atyaza mugenzi we, iyo abantu bicaye barimo bapartaja ubutumwa bwiza, barimo baganira, bakaganira amagambo y'Imana. Imana yaravuze ngo abere ngo iyo bateranaga ngo Imana yatega amatwi ngo igihe cyose, ngo hanyuma ikumva uko baganira ikabinezererwa, hanyuma ikavuga ngo umunsi izakoreraho ngo bazaba bayo. Ubwo urumva ibishimishwa na kuriya barimo batyazanya, bose bakaza bakataha nta ugiye muri bo, ahubwo bose babaye sharp, bari sharpened, bareguze, batyaye ku buryo rero bashobora kugenda bameze neza. Ibyo ngibyo ndibaza ko mu buzima bwanyu bwa buri munsi, iyo wumvise ubutumwa bwiza ku buryo utaha noneho uwo munsi uvuga uti hagira akantu kaza noneho nkagakata nkakemeza rwose. Ni ukuvuga ngo iryo tyazo rero rigomba guhoraho buri munsi, hari ayo magambo yo gupartaja buri munsi. Niyo mpamvu Paul avuga ngo uko urya munsi wegereza ngo turushaho guterana kwera. Ntabwo ari guterana uko ariko kose, ahubwo ni uguterana kwera, kugira amateraniro yera. Iyo amateraniro yera rero ateranye, habaho uko gutyazanya, kubera ko haba hari intwaro nyinshi zihari, arizo mpano zitandukanye Imana yashyize mu bantu, zose zigenda zityaza ku buryo utaha utagimbye, ahubwo utaha wakunze umwami Yesu kurenza uko wamukundaga, wumva uri bwitange kurenza uko witangaga, ibyo uko wari warananiwe imbaraga zakujemo, niyo wari ucitse intege wari unaniwe, ni ukuvuga ngo ugataha umeze neza kurenza uko waje. Uko rero niko uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu atyaza mugenzi we. Noneho rero iri tyazo abafilisitiya ngo bari bararyatse Abisirayeli, ariko turimo turareba ku gihe cyacu, ntabwo turimo twita kuri kiriya gihe cyabo, nubwo twibanze ku bihe byacu. Hanyuma hari icyo bari barabasigiye ngo Abisirayeli bari bafite amatyazo yo gutyaza bya bikoresho by'ubuhinzi, byo bari babifite. Nimurebe rero uburyo iki gihe cyacu, ibihe bya partage, ibihe byo kugira ngo abantu basangire ijambo ry'Imana byabaye ingume. Niyo abantu bahuye ni ukuvuga inkuru, ariko yenda n'igituma bavuga inkuru zindi ni uko ijambo ry'Imana hariya haruguru hahandi twahereye za ntwaro, n'iryo jambo ry'Imana riba ritabarimo. Noneho bigatuma bavuga rero ibibarimo, kuko ibibarimo ari inkuru zibunaka, inkuru za runaka ugiye gutandukana n'umugabo we n'umugore we, inkuru za runaka wahombye, inkuru za runaka wabenzwe, ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Ugasanga nibyo biri mu nkuru, abantu barashyiramo unite, barahamagara kugira ngo arashyiramo promotion kugira ngo ajye kuvuga amakuru, ibigambo bindi bitari amagambo y'Imana. Urumva ugasanga ityazo yakabaye akoresha, kandi abo bantu bakaba ni abantu b'Imana qui confesse Jésus, bavuga umwami Yesu, ariko nyamara guterana kwabo, guhura kwabo, kuba baba bahuriye ahantu barimo baganira, bagendana urugendo runaka, ntibibe umwanya wo gutyazanya, ahubwo bikaba umwanya wo kuvuga amazimwe, wo kujya mu nteko z'abaniguranyi. Ugasanga rero umwanzi arimo yabambuye iri tyazo kugira ngo badatyazanya, ahubwo bagume bagimbye. Noneho ahubwo akabafungurira ityazo ryo gutyaza bya bikoresho by'iterambere. Niko usanga dufite za media, ibintu byinshi ufungura ugasangaho amafoto ya za pornography, ibintu abantu basambana, abagira gute, ibintu byose iby'isi, ibintu byo kureba. Umuntu agaspending umwanya munini kuri internet, agaspending umwanya munini areba amakuru y'isi yose. Ni ukuvuga ngo internet yarabyoroheje cyane, ibintu byose isi yose ibasha kuba iri muri telefone yawe, akaba ari byo wirirwaho, kubera ko iryo tyazo niryo umwanzi yagusigiye,
kugira ngo ushobore gutyazaho ibyo bye, ariko irindi ryo akarifunga, kubera ko ryo aramutse ari gufunguriye wacura intwaro, wabona intwaro, washapeninga intwaro zawe, washobora gutyaza intwaro zawe hanyuma ukamumerera nabi. Noneho rero akaba iri tyazo yarari gufungiye, iri tyaza intwaro ntabwo arishaka ko rikora, ariko arashaka ko ririya rityaza iby'isi ibye, iryo ngiryo ryo niryo yafunguye. Niko rero usanga mu buzima bwacu abantu barangaye, abantu bakaba bararangaye cyane, barangajwe n'ibintu barangajwe n'iyi si, n'ibyo icuruza, n'ibyo yerekana, abantu n'ibyo bariho, ariko intwaro zabo zaragimbye, zarashize, ntazihari. Uyu munsi mbaye nk'usubira inyuma gato, nanone reka nse nk'uvuga ngo iyo tugiye mu materaniro, ni ukuvuga ngo muri church, iyo duteranye mu rusengero, tugiye mu materaniro, mu by'ukuri iteraniro ryakabaye nka kiriya kimeza kinini kiri bucurirweho ibintu byose. Niko byakabaye amateraniro. Ni ukuvuga ngo ni place, ni ahantu aho ibikoresho bije gucurwa. Iyo twinjiye mu materaniro tuba tuje nk'ibyuma bije gucurwa, bigomba gucurwamo, bigacurwamo nk'uko Imana yifuza, hanyuma tukaba tuje aho ducurirwa kuri cya kimeza. Ni ukuvuga ngo icyo kimeza kinini gicurirwaho ni amateraniro yacu, yaba ayo mu nsengero, mu materaniro ku cyumweru, cyangwa se mu materaniro mu maserire, cyangwa donc dans les églises de maison, mu rugo iwacu, cyangwa bene data bashaka gupartager ijambo ry'Imana. Igihe cyose mugiye guterana kwera, aho hose mwibuke ngo ni nk'iriya meza igiye gushyirwaho ibyuma. Ibyo byuma ari jyewe, ari wowe, mugiye gushyirwaho kugira ngo Imana ibacure. Umuriro nta hantu uturuka, uri buturuke mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo rigomba kuba ari ijambo ry'umuriro, kuko niko Bibiliya yatubwiye ko ijambo ryayo ari wo muriro, kandi ijambo ryayo ari yo nyundo. Ni ukuvuga ngo rero iryo jambo ryayo ni wo muriro ugiye kugucanira. Iryo jambo ry'Imana waryumva rikagucanira, kugira ngo rigukuremo za nkamba zose, rikakuvugutira, rikagukuramo ibibi byose, rikakurondora, rikakumenya, nawe ukemera ko rikumenya, hanyuma uwo muriro ukagusaba w'ijambo ry'Imana. Hanyuma nanone kandi iryo jambo rikaba inyundo, noneho rikagutunganya kugira ngo uve hariya wabaye igikoresho gicuze neza. Ariko noneho uyu munsi iyo tugiye mu materaniro yacu, ujya kubona ukabona message umwanzi yadusigiye. Ntabwo ari message iri butunganya abantu, ahubwo message yasigaye ni message ya prosperite, ni ya message y'ubuhinzi nyine, ni ya message yo kugira ngo y'iterambere, yo gutera imbere, yo kubona visa, yo kubona imodoka nziza, y'umugisha, ni ukuvuga ngo izo message nizo muri iki gihe. Ntabwo mvuga mu Rwanda gusa, ahubwo ndavuga iyo ukurikiye hafi umwuka wose uba uri ku isi, aho umwanzi arimo ashaka kutujyana, uwo mwuka uba uhari ku isi ni message za prosperite, ni ubutumwa bw'iterambere, bwo gukira, bwo gukomerera mu isi cyane, abantu bakayimereramo amashami bagakomera cyane. Bikaba rero arizo message zihari. Urumva yuko intwaro nyakuri, ijambo ry'Imana ry'intwaro nyakuri ryakabaye ridukiza ntarihari, ahubwo basize bya bikoresho by'ubuhinzi, ibyo bikoresho by'iterambere nibyo bihari. Niyo mpamvu iyo message ariyo ivugwa buri gihe. Ni ukuvuga ngo ukuntu abantu bari bwitanga amafaranga, ni ukuvuga ngo itujura amafaranga niyo yabaye speech, niyo yabaye sujet, cyangwa impamvu yo guheraho kubwiriza ubutumwa bwiza, kuruta kubwiriza ko imitima yacu tware kuri ibyaha tukihana, hanyuma tukabana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, tukava ku ntera imwe tukajya ku yindi, twubaha Imana mu buzima bwacu bwose, kugira ngo dushobore kuba umucyo umurikira bagenzi bacu bakiri mu mwijima, dushobore kuba umunyu uri bushobore kuryoshya aho turi mu isi yacu, aho turi nibura hagapfa kugira uburyohe, hakareka gukayuka. Imana idufashe kugira ngo twumve ubutumwa bwiza Imana iri mu dutumaho muri kino gihe, kugira ngo hari wenda mu gihe cyacu hashobore kubaho intwari zishobora guhaguruka
abantu bashobora guhaguruka bakavuga bati ariko ubu twabaye gute, kuko nusoma iriya nkuru twasomye yo muri Samuel wa mbere igice cya 13 umurongo wa 19 twagije kuri 23, ariko ukomeje hepfo byagezaho ko bari bakambitsaho ari Sawuli arashobewe, ari Yonatani arashobewe, nibo bombi bafite intwaro, abantu baraho 600 bari kumwe nabo nta kintu bafite. Byagezaho Yonatani abwira umwana wari umutwaje intwaro, aramubwira ati ewa ngwino tugende. Nta n'umundi yabwiye ati reka tugende, ati tugende tujye mu Bafilisitiya, ati nzi ko Imana ishobora byose, ibasha kudukirisha, ibasha gukiza abantu, ibasha kurwana ikoresheje umuntu umwe cyangwa ikoresheje benshi, ibasha kubona victoire, kuko yo niyo ubutsinzi n'ubwayo. Rero murabizi yaragiyeyo uwo munsi ashobora kwica abantu 20, ariko bitera umuriro ukomeye mu Bafilisitiya. Abafilisitiya barahunga, hanyuma Abisirayeli barabakurikira. Uko babakurikiye niko bagiye banabanyaga n'intwaro. Urugamba rurakomeza, nubwo byari mu bihe bibi, kugeza igihe Dawidi yaje kuza akica Goliyati. Byari byarakomeje ari ibihe bibi, ariko ibyo aribyo byose bagenda babatsinsura buhoro buhoro, kugeza igihe mu Isirayeli, ku gihe Dawidi amaze kunesha Goliyati, noneho Isirayeli yongeye kuba retaburika, igihugu kinesha Abafilisitiya kihagazeho. Rero natwe uyu munsi birashoboka ko umuntu urimo wumva ubutumwa bwiza uyu munsi akaba afite umutima ukunda Imana, kandi akaba ashobora kuba amatwi ye azibutse kugira ngo yumve arambiwe iyi situation yo kubaho abantu badafite intwaro, abantu batagira ityazo, abantu batagira abacuzi. Iyo situation ikabimubabaje, hari icyo ashobora gukora uyu munsi, agahaguruka hanyuma nawe akagira icyo akora kugira ngo mu gihe cy'ejo n'ejo bundi abazaba bariho bazashobore kubaho neza, n'abazavuka bazabe bariho neza, kubwa semanse, kubw'ikintu azaba yarakoze. Hari igihe Moridekayi yigeze kubwira Esiteri, aramubwira ati Esiteri amubwiye ati birakomeye, yewe ntabwo najya ku mwami atanampamagaye. Moridekayi aramubwira ati ariko biranashoboka ko icyatumye ugera ibwami ari iyi mpamvu y'uyu munsi, nta n'iyindi. Ntekereza yuko rero natwe birashoboka ko icyatumye Imana iduha ari twebwe yahaye kuvuka mu gihe nk'iki, kandi tukabaho mu kinyejana kirimo ubukonje kimeze gutya, kirifite ubukonje bw'umwuka mu buryo bumeze gutya. Ntekereza yuko nuko ituzimo imbaraga zishobora guhagarara tukikabaganya, tugakora revolte, hanyuma mu gihe cyacu hagashobora kuboneka ububyutse. Imana rero idufashe turimo tubyumva, kugira ngo dushobore gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, dushobore guca bugufi, duhina amavi yacu, dusenge twinginga Imana, hanyuma dushobore kwiyambura ibiremereye by'iki gihe, kugira ngo dushobore gusingira ibyo Kristo yadusingiriye. Imana ibaho umugisha. Kuri uyu munsi ndashoje. Imana rero ibaho umugisha. Reka dusoze dusenga. Data mu izina rikomeye rya Yesu, ndagushimira ijambo ryawe Mwami. Ndagushima kuko ari wowe utwambika intwaro z'umwuka. Ndagushima ko ari wowe wigisha amaboko yacu kurasana no gufora umuheto, Mwami w'abami. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo ufungure amatwi yacu, ufungure imitima yacu databuja, kugira ngo tubashe gusobanukirwa situation turimo, kandi kugira ngo dukoresheje imbaraga waturonkeye Mucunguzi mwiza dushobore kwikura muri iyo situation, kuko waratuneshereje Mwami. Kubw'umusaraba wawe wanesheje abanyabutware n'abanyabushobozi n'imbaraga zose z'umwijima, ubivuga hejuru kubwawo, kubw'umusaraba wawe Mwami. Rero data, kubwawo, muri wo, hamwe nawo Mwami, tubasha guhagarara tutaneshejwe n'umwanzi, ahubwo tukahagarara tumunesheje, kuko waduhaye gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwijima. Kandi cyatumye werekanwa Kristo ngo nukugira ngo umareho imirimo yose ya Satani. Rero Mwami, ubwo uhishurwa mu bugingo bwacu, birakwiye yuko muri twebwe imirimo yose y'umwanzi itsembwaho. Uko niko nkwinginga mu izina ryawe Kristo, kugira ngo urusheho kubitwigisha kurushaho, kugira ngo bishobore kuba umugabane wacu. Mbigusabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen.